ubwo ari kumbwira ngo mu minsi narimo ndavuga ni mu minsi yashize hari ibintu byabaye indangamirwa abantu tukunze kwita indangamirwa zo muri Zambia urumva sorry ntabwo ari Zambia ni muri Malawi zakoze imyigaragambyo urumva ni nk'imyigaragambyo niyo kuzamura ibiciro nyine urana ngo hari ibiciro twari gusobanura n'ubukene bashyizeho bari bakoze ibyapa byanditseho yuko ko nyine bashaka gusobanura abakiriya babo ko bazamuye ibiciro bitewe n'ubukene bugize bugarije urumva ubuzima bwabo burakomeye byatari ariko nyine ugasanga abakiriya ntibashaka kubyumva ariko mugani kubibaza impamvu ese kuki badashaka kubyumva nari ngiye kumuganiriza ahangaha mu Rwanda oya nushaka nazo wazivuganira reka mbabwize ukuri njyewe mu bintu njye mbona kuri njyewe ubuzima bwo hanze aha mane burakomeye byata noneho ku muntu ukoresha umubiri wiwe aricyo kintu acuruza nyine kimwinjiriza bisaba ko niyo brand yiwe nyine nk'uko ugira iduka ukarishyiramo ibikoresho tuvuge nka resitora kugira resitora igire abakiriya igomba kuba ifite intebe nshyashya product nyine akantu gashyashya bongeyemo mu bicuruzwa byabo noneho zino boro z'indangamirwa benshi wenda bazita indaya kugira ngo nazo zikomeze zicuruza man zirakenera imyenda igezweho zikenera izo make-up kuko ntabwo zigazajya ku isoko simvuze ko zigura nyine iyo waba oya niyo nagura oya ni uburenganzira kandi urumva nta n'ikintu binatwereka n'uretse ko ari abacuruzi kandi ko bashaka gutera imbere kandi ujya ku isoko nk'abandi bari abantu reka baba basize imiryango urumva nubwo mutabigize ibintu bitagatifu baba bafite imiryango bari kugaburira bariya abantu rero iyo bagiye ku isoko bafite ibintu byinshi batanga harimo iyo myenda uko basa n'ibyo barya even n'inzu bari buzanemo umukiriya ntabwo uzafata umukiriya akisubu nimbivuga gutya akavuga ngo ndimo ndavugira inoza imbere rimemba urumva yavuga ati ngo ndimo ndazivuganira ariko nose oya wazivuganira ariko buri muntu siko nabonye arimo abantu bakirijwe no kuba bavugizi b'ibintu runaka ibintu biri bizarre biri kwinjiza muri uru Rwanda oya birinjiza cyane cyatse na umuvugizi wazo oya ariko se ari cyo bitwaye nuko mu muryango bahita baca muryango tuvuga atubereye ikigo ariko reka banze nkubwize ukuri reka basinzi mu gikara aho bagiye ndababuze ariko ni ukuvuga ngo kuri baratipe nkuko nabivuga bari abacuruzi b'indangamirwa kuba bajya mu muhanda ntabwo bari abacuruzi nibo n'ubu aka kanya tuvugana n'abacuruzi kuba bajya mu muhanda bakigaragambya basaba ati ibiciro byongerwe bazamure amafaranga batangaga muri iranuzi ira product yabo bacuruze y'umubiri abo muri Malawi bahagurutse barigaragambya ati dukeneye ko muzamura ibiciro by'abaza kutugura kubenda ku bantu bashyashya bakinjira kuri live ya TikTok ni indangamirwa indaya kwibereye mu ndangamirwa ubu ngubu ewana kabisa busino twawugiye kuba bo babyanzura ati dukeneye yuko ibiciro bizamurwa bari kubimenyesha abakiriya babo bagakora n'imyigaragambyo nuko wenda igihugu turimo kitemewe yuko haba iyo myigaragambyo sadepa n'umutekano wabyo kuko buriya hari igihe ukora imyigaragambyo hakihishamo amabandi irondo rikivanga n'amabandi haba harimo abandi bantu bakwishamo ku bw'inyungu zabyo ariko n'abangaha turebye life turi kujyamo wavuga yuko wagira wagenderaho
ariyo mpamvu nakubwira ngo bariya bantu navuga ngo ni inuza ni indangamirwa kuba wo muri Malawi bahagurutseho bakavuga ati ibiciro bihinduke nk'uko nahoze mbivuga, harimo kuba bacuruza product yabo y'umubiri, bakeneye recuperation, bakeneye kimwe baba bakina mu b'imbere. Ibyo rero biri mu bintu bya navuga ngo ariko sindi kubavuganira atagira ubyumva ariko reka mbwiza ukuri giye bapfa kubera ikiremwa muntu, none se ni gute ubundi utabavugira. Ariko ni ukuvuga ngo nimba bazi, tuvugisha ukuri, mu Rwanda turazi ahantu indangamirwa bazisanga, abantu birirwa babivuga ku mbuga hose, nimba babivuga ni ukuvuga ngo ibintu bizwi kandi ntabwo bari bashyiraho zino zo kujya kuzica, bavuga ngo Sodoma wenda tugiye kugira gute, ntabwo tubashaka, turagiye turabafunze turabamaze. Iriya serivisi uko byagenda kose ahubwo ni uko ikorwa mu ibanga, ahubwo wenda sinzi uburyo ki bana mu bindi bihugu ngenzi yuko biriya bintu ko mbyumva aba ari ibintu biri aho ngaho rwose binemewe kabisa, urumva. Sinzi nimba basura byo ni business yinjiza, harimo n'ababisoresha cyane. Abo ngabo rero barahari nyine tubona bikora. Wenda muri Malawi sinzi ukuntu bakora, Malawi ho simbizi kuko nibo ba mbere babitekaraye ko bagomba nyine bamenyesheje abakiriya babo ati ntabwo tuzongera gukorera kuri cya giciro mwari musanzwe muziho. Ubukene bumeze nabi, burimo buradukubita, benshi banakodesha amazu, akeneye kuzana, ntabwo wazana minisitiri mu nzu y'ino, tuvuge ko atari abaminisitiri bakora neza. Ariko rero ni ukuvuga ngo n'ibintu by'uburangamirwa biriho biteye imbere. Hari abantu bakora VIP, urumva? Yes! Hari abantu bakora VIP, baguha serivisi. Abandi mu Rwanda mwitwa aba influencer. Ariko tujye tuvugisha ukuri. Ari mu Rwanda impamvu niko nzi ko abantu b'influencer nzi cyane amazina akomeye ni abagabo kandi nta ndaya y'umugabo ibaho. Nta ndangamirwa y'umugabo ibaho. Ni boss wa TV1 ni umukozi wiwe. Bavuze ati bano bakobwa umunsi bafata bano bayemeye nishanga. Bavuga ngo ari abakobwa bita ba influencer. Ni Mutesi. Mutesi Scovie niyo bivuze ati hari abakobwa tuzi ngo mwita nk'aba influencer, ejo yaje kuri zino mbuga kubisa ikibuno hari hanze, ariko arimo influencer like zino nuza zino zino boros areka mubwiza ukuri tumanaho z'umuhondo n'umutuku zikabasinyisha, nta kintu bakora, sibyo? Baragikora nyine nicyo arimo aravuga ati nta kintu bakora bazwi, ngo reka twubahire umuntu buri kazi ke akazi kose nta kintu bakora bazwiho. None ejo ukabona umwana uri aho ngaho wivire segonderi runaka araje aravuze ati ese runaka yaragikoze kiriya kintu kiramuhira, sibyo? Ejo twavugaga ibintu by'ikibanza, ikibanza kiwe kiramuhiriye, wahati je natashyira ikibanza hasi cyanjye hasi kikabona abakiriye, ugasanga nabakinjiyemo. Nimba dukomeje kugira abo tuzi duhakaza zino platform, zino societe zikomeye, even na leta itumira umuntu mani ngo baje kwamagana ibintu by'ibiyobyabwenge, bazanye umuntu nta kintu yarazwiho, bamukubise hariya, bazanye nka Veras akubita kanuza kiwe hari ku musozi kakabona kagakaraga, bagakubisa harabaga ngira n'iki bakahita bamukubita izo miliyoni 5. Nanjye ndakubitwa n'ubukene itenekereza ibindi gihe nkakubisa hara hanze, noneho jewe ndakoze ubukozi ubu bugoryi nkakubise ku musozi wa Rebero n'urugero
ariko nka promotinze nawe ko Steven akapromotinze ari byo yarimo aravuga bano bakozi bo kuri noza b'indangamirwa mwe mwita ngo niyo noza ni indangamirwa sibyo ni indangamirwa nkuko mwazise ahubwo ngo nakazina rega zirarangamirwa buri wese baza ngo bakise ngo nakazina kari sex buri wese usanga ashaka ko abashaka izo boro z'indangamirwa mwazanye mwebwe ubwanyu nyine nimba abantu bafite akazi babagira bakora kazwi kuba yajya mu muhanda akavuga ati ngo jyewe ngo igiciro kiri hasi mana afite uburenganzira nk'uko umucuruzi wa bombo yajyara akarekara amati wapi mutwaka amafaranga menshi ibiki ngo dukeneye yuko ngo mugabanye ibi n'ibi sibyo aba bo muri Malawi nibo babitangiye nibo topic dufite ariko hari n'abari i Kigali nabo bashaka kubitangira baricecetse ko dufite abo duhugiye se duhugiye hakurya ya Kivu aravuga n'indi twese amaso yose ari hariya hakurya ya Kivu ariko rero ati indangamirwa nazo zifite agaciro kabisa kuko njye mbona ari umusada zitanga kuri muri sosiyete kameme hari umusada batanga kabisa nyumvira abakiriya bazi oya nyine oya none se kawo gwizwe nateye ibuye ndi kubita mugenzi we oya no muri comment hajyamo umuntu uvuge yuko nta bantu zifite akamaro nimba reka ujye umenya ko nimba utarya kawunga ntibivuze ko atari abantu nka miliyoni zingahe bakunda akawunga buri product yasohotse ibifite abakiriya bayo ariko ibyo byo nibyo nawe ntabwo nabihakana uri muri bo uri mwene wabo wabayakana banzofu nibo babrandinze yuko bo bahisemo iby'urukundo byabananiye ari ukujya mu ndangamirwa icyo njye nkubwira kuri bariya sinzi ukuntu wenda nabivugaho cyangwa nanabitindaho gusa icyo wenda nabwira nk'abantu ni uko buri bizinesi igira inuzanye igira ingaruka zazo ikagira n'imvune zazo imvune nyine zikamenywa na babandi bayihanze n'abayikora abahanzi ba nyirayo kuba rero bashiki banyu bavuga ati ngo tubangamiwe n'ubukene nuko nyine barimo barabangamirwa ufite ubukene uri kubagendaho nyine ariyo mpamvu nabirebye ndavuga atakuse nibo bonyine mani bagira bareklama ariko ni ukuvuga ngo bagize igihe cyabo ni ukuvuga ngo tuvuge iyo kariya yabo y'uburangamirwa cyangwa abantu nyine bacuruza bashoboye nyine kazi ni akazi k'imibonano mpuzabitsina ariko bimeze ni akazi ariko ni akazi nimba nyine bahagurutse bo barivugira sibyo nimba babashe kwivugira abandi nabo bazahaguruke bivugira nta rugo ruhahira urundi buri wese agomba kwimenya buri wese ahagurutse nyine bahagurutse n'ab'i Kigali bazahaguruka ukuri badahaguruka ubwo nk'amafaranga bari kubona cyangwa ibiki babuza birabanyuze Kigali biragoye ahubwo ikibazo kari akazi abandi babikora mu buryo nyine bw'umwuga gusa i Kigali kaba bitandukanye azagukurira iryinyo n'ujyayo ukiha ibintu byo kumuha udufaranga dukeya agukura iryinyo icyaha ubutano gukorera Kicukiro cyangwa Mahano nuza nose reka nkumbaze nose ari gukubita iryinyo rigwe hari hafi ariko ndakeka n'umugabo yemerewe kurekarama ko umugore yamukubise wari uri hehe reka nkubwire ushobora kuba uri mariye ukajya kugura indangamirwa rwihishwa bakarikura ukaza uvuga ngo shaka umumotari ngo arangujije motari akabigendera
kandi wari uri kwa Vestine cyangwa kwa Claudine niba uri kubisa yikuyemo, niyo mpamvu benshi batinya kugira ikintu bavuga. Harimo abamanager b'indari nibyo nandimo ndakubwira mani, baratipe baba bafite n'abamanager ikintu babishyuriza abantu baba agent, urumva baba bafite umwanya wo kuvuga ngo barajya kwishyuza, nibyo Vera Sarema arambaza, baba bafite abantu baba barimo barabishyuriza, ariyo mpamvu wumva ngo umuntu bamukuye iryinyo, noneho ugasanga ntabwo ari butahe ngo bivuge. None se reka nkubwire, hari inkuru y'umwe mu bajamani, ese ni umujamani umugabo, afite abana babiri, ari Mariya, sibyo? Yagize gutya agura umukobwa, ni indangamirwa ariko itari yayehura ngo ivuge ngo iri mu kazi. Babyaranye umwana, noneho umudada aramubwira ati, noneho umutipe ari Mariya, aramubwira ati jyewe urabizi ko dufitanye umwana, mvuze izina waracyanyiranye, mvuze se kari kabaye umwana nari mushyize ku karubanda kandi ari victime. Aramubwira ati urabona jyewe mfite umwana wawe, yego, nimba udakeneye yuko ngira mu rugo rwawe ngenze ndusenye, ugomba kunyonyereza 500 cyangwa buri kwezi. Iniga imaze kubona society zimwe mu zikomeye muri iki gihugu, yamaze kubona ama contract ya 1M. Iriga irangije yasikoresha uburyo bwose ibeshya madamu ngo yembwa 5. Hano umugore akajya amazi tise ko avuye kuri company ihembwa 500, ukambwira ngo uhinduye ubuzima, ibintu bibaye byiza, ngo noneho ngo agaciro k'amashuri yawe ngo karagaragaye, degree zawe mwambona stitse mu kiriya yandi. Arabubeshya ngo ahantu ndi gukora ngo ndi mwigerageza, igerageza ry'imyaka 5. Asemba kari migerageza yarano, arafata 1M y'amanyarwanda, 5 zikajya kwa madamu w'isezerano, 5 zikajya kuri Chickside, urumva? Koko bine harya babyita icyo baba nuza amabare tubiyorere uretse kwamamariza, urumva nubwo n'ubundi bagezeyo whatever, agahindukira agatsanga 5 kuri wa mukobwa. Nese urambwira ngo uwo nguwo nava kuri uwo mukobwa wamukubise vide, arahita bishyira motari dore ko yanagowe, ngo dukoza accident sheri, ngo ubu ngo kubyumva ngo Rwandex ibintu nta n'ibibazo, kandi ubwango bwarataha nkahe ku Ruyenzi. Aramubwira ahantu hari kure kugira ngo adatega musange Rwandex, ati wallahi ngo dukoza Rwandex, ngo narimve ngo usinakubwiye ngo ya company ya Jose Branche dufite hana, ngo bari bamamagaye ngo njye kubestarira ngo tuntu, ngo ngezeyo ngo rero mfasha akamoto mvuga ngo nimanuke, akibagirwa ko afite n'imodoka. Imodoka ngo kubera parking ngo Kigali nawe urabibona, wenda yitahiriye hejuru za Ruyenzi cyangwa Inyamata, ariko Inyamata ni hafi ya itatega akamoto akahita amusanga. Ati njyewe ukuntu byagenze ngo nanasize imodoka muri parking mu mujyi, manutse njya mu mujyi gufata imodoka kuri etage iri muri ara mu mujyi nyine navuze izina, baratugonga kandi ni vide bamukomye. Ngo tuvugana ngo ndi ku bitaro ibi n'ibi bya prive ndi kwivuza, bamwirukankanye bamuvana mu rugo rw'iyo ndaya bamujyana kumuvuza. None yagira ibyago dore ko abanyarwanda bose babaye abanyamakuru, akata umugore yaba ari guslidinga kuri TikTok, agahita abona ati papa runaka bamumenye umutwe, mama yake. Niyo mpamvu mubwira ngo izaha mu Rwanda ntabwo zizivugira, zizahitamo umutwe wo kubaho, kandi uwo mutwe wo kubaho nizuwubona zo zizahitamo uburyo bwo kubaho.
ahubwo se bari bamaze guhitamo n'ibyarangiye. bo bamaze nyine guhitamo, bamaze guhitamo. Iyo mpamvu mubwira ati wese urabona ikibazo cyabo ari ikingi, bambwiza ndashaka umubwira ikibazo cyabo, urumva ikintu ubona nk'ikibazo. Ikibazo nawe ndavuga igisubizo cyabo kuri sosiyete. Ikibazo cyabo bateza muri sosiyete ni ikihe? Wabihaye wavuzeho byinshi, ese bateza ikihe kibazo? Ese nta sosiyete yungukira? ikibazo cyabo icya mbere ni uko ikibazo cya mbere ni uko bo bativugira. Icyo kibazo aya ntabwo icyo kiri kibazo. Ni ukuvuga ngo ni ikihe kibazo aho uri muri karitsiye we tuvuge bakubangamiyeho iki? Njye nta kintu wambaye umugabo ntabwo bakungura iki? sindi umukiriya wabo, nta n'ikintu duhuye. Doke nta kintu bakubangamiye mu rugo, nta n'icyo bakungura. Yewe n'ahantu ntuye nta n'akabari kahaturiye. Noneho muri rusange indangamirwa muri rusange ibangamiye iki kuri sosiyete? Ibangamiye iki kuri sosiyete nyarwanda aho iri muri karitsiye irimo? kibangamyeho kubifasha umuntu uri mu bibazo wari wabuze aho ajya, cyangwa ushobora no kuba uri mu rugo rega n'iki bakumisha bakubwiye ati reka uyu munsi reka ntabwo bivamo. ariko buriya ingeso mani ntabwo igize. Oya wivuga ngo ni okay, ingeso ishobora gutangira ariko ari uko ibyo bakwimye mu rugo wabonye aho ujya kubifata. Urumva nabyo kabangamiye. Icyo ni icya mbere. Ibyo ndi kugura kubyemera. Ibyo by'ingeso ugena uvuze ntabwo mbyemera. Sibyo. Icyo cya kabiri bari mu kazi kuko ibyo bacuruza n'ubuzima bwabo. Cya gatatu ngo numva abantu nkaho hano muravuga ngo ku bwanjye nta kintu bayimbiritse, ku bwanjye nta kintu bambangamiyeho. icyo ni ikintu cyiza nuko nawe ntacyo babangamiyeho. cya kabiri nanjye nta kintu mbabangamiyeho, sindi umukiriya wabo. icyo babangamiye nuko utabagurira. Niko nyine yibwira ko atababangamiye kuva na kera. Ntacyo kuva na kera nta kintu mbabangamiyeho jewe. Ariko se ntacyo ubungura? Nta bantu baba barabunguye? Nta n'icyo mbungura. Unabajije n'abantu bose twabaye. Ariko se hari ikintu buriya hari ikintu ngenda imifata nk'ikinyoma. Iyo umuntu avuze ngo ubaze ngo abantu ngo tuziranye bibaye nka bya bindi byo mu biryogo. Ibyo kora akantu gahari. Iyo umuntu ashaka kukubeshya arakubwira ngo bazamuza, urumva ngo aranzi abo ni kandi koko abamuzi muri systeme yabo yuko uvuga ngo niba kugeraho bakanishi bavuze ati ningutangaho umugabo uzavuge nyine nawe urabyumva. Buriya muntu wese waba bafite briefing nyine ni nkuko navuga ngo uzabaze ngo zigimo nta kintu ngo duhorana kandi mubona rimwe, urumva mw'abantu mubona rimwe yakigije banavuga ngo sinshobora kugambanira umujamarika. ubu naye mu misumari. ariko je ntabwo mvuze ngo nanze rubanda. nzi ko bariya nshobora kuba mvuze ngo sindi umukiriya wazo, ariko naragize umukopino ko mu kazi. Urakoze kandi ari byo gusa wowe noneho oya nuvuga ngo hari umugani wa kera bavuga ngo yewe sindi ikirura n'umwana w'intama. Ikirura cyashatse kurya umwana w'intama. Mwana w'intama batize naguhemukira gute? Nyine ikirura cyaravuga ati wowe wanziye ko waje kunywera amazi nkandi. Atereko se ati ko mwese mu nzira tiko kuva kera waza gukanywera amazi ati nayanyweye gute se naravuka ati shabwo niwo tubwo nimba atari wowe ni bene wanyu. Ngira ngo birumvikana ko bantu bashaka yewe nta kintu nahurira n'abo bantu nta n'ahantu twahurira. Kereka nimba narigeze kuba umwe muri bo bakiriya babo
ariko nabizi mu yindi system kuko buriya system igira uko iteye. Ushobora kugira umukunzi umukiriya, ushobora kugira umugore nawe ari umukiriya, hari abagore bameze gutyo. Rero nta kintu bambangamiyeho, nta n'ikintu kimwe duhuriraho na kimwe. Imana ishimwe. Ibyo bakora ni uburenganzira bwabo. Bakeneye no ariko buriya nuzajya utekereza yuko burya nimba burya waraye wariye hari umuturanyi burya ubutariye, urumva ujye ubimenya ku kantu ukazirikana. Urumva mu bintu byose uri gutekereza nutekereza ku kantu, niyo mpamvu uba ugomba kumenya ko n'abariya abantu bariya ku ruhande hari igice kimwe cyo muri sosiyete baba bari gufasha. Gusa kuko umunyamasengesho we nafashwa n'amasengesho, umwanzoga agafashwa n'inzoga. Ibyo bintu byose ari ukuntu bifasha umuntu mbese ku buryo bimugabanyiriza stress, sibyo? Hari undi muntu iyo gahunda ntashobora kuyibona ngo ibe yayibika mu rugo ngo abane nayo mu buryo nyine buhoraho, bikanguka ko igihe yabonye uducira agomba kugenda bakamusamuza. Gusa niyo mpamvu rero bari abantu kwigaragambya kwabo kwari gufite ukuri. Ikindi kandi kuko bafite icyo bashingiyeho. Iyo ufite iduka riganwa hari igihe ushobora kurekana bakakugabanyiriza umusoro, cyangwa se ukabwira abaguzi ati mwagize ukuntu mubigenza ko bitari kuvamo, mwongere product yazamutse. Product kumva ko ikibazo serivisi tubaha ko ziri kushundosoje amafaranga muduha, muzireba ku mama cyangwa muzireba nihishe. Nicyo kibazo. Ni ukuvuga ngo abantu barishaka ariko serivisi bakayibona kandi niba abantu bashoboye kubarangira. Ngiye umwanzuro wanjye ako sinafata umwanzuro wa burundu, mugane abantu bazajya muri comment tuzahira aho ngaho. Gusa ku bwanjye akazi keza, buri muntu n'akazi kamutunze. Nimba kagutunze it's okay birakureba. Mfite iki kinunze, nawe afite ikimutunze, icyo kimutunze. Nibisanzwe mwari mu Gikari TV nakagaruka njyewe banyita yuko no gukora share Ziggy 91 na subscribe my friend. Musubscribing urabona tutabeshya hari ahantu share na subscribe basi uko kumara nawe datyaga kandi ibyo umuntu azarinde ababwira nka video 20 10 na kangahe asimani nk'ufashe urutoki rwawe ugakanda harano ko intoki zawe zihita zicikamo intoki zawe kukanda se kuri filime z'urukoza soni ukagenda ukareba rimwe na rimwe ugashyira na comment uvuga ngo ahantu ngo bari ngo bazahindure wenda tuzasimbuka ngo ni ari nziza ukisukuri tuzasimbuka urupangu natwe byibura turebe. Anyways ewana murakoze cyane tuzasubira. Gikari TV izamuka hejuru, like share subscribe byose ni by'ingenzi.